Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese rero mudukurikirana ndashimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe ukandika share ugakora share ndetse ukandika na comment mu biganiro byacu dushyiraho umunsi kundi kunama n'ibitekerezo mugenda mutanga muri comment ndabashimira cyane ni benshi mugira inama kandi bakazikurikiza zikagira icyo zihindura mu buzima bwabo bwa buri munsi reka nizere rero ko mukidukurikiye ndashimira mwese muri rusange abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bindi bihugu mwese mudukurikira ndi kumwe n'umupapa n'ubwa mbere tuganiriye ntago mutuyemo mubona ariko buriya hari impamvu ko biri kose muraza kumumenya n'umupapa reka banza twibwira amazina hanyuma bireta bidufasha kumwibuka neza n'ahandi hose tutamumenye turaza kumwibwira tubahaye ikaze mu kiganiro. Okay, murakoze cyane. Muratubwira amazina yanyu? Amba ku mazina yanjye nsanzwe banyita Papa Uwase. Witwa Papa Uwase? Yego. Wenda reka mbanze nsobanurira abantu kugira bahita bakomenya Papa Uwase muribuka umumama tujya dukoresha tujya tuganira w'inzobe witwa Mama Uwase ari we ufite umugabo uwo mugabo agakundana na Farida bagakundana nyine ni birebire ubwo nkivuga Farida na Papa Uwase na Mama Uwase ndizira mwahise mubyumva uyu rero niwe mugabo wa mama tujya dukunda kuganira wavuze ko yahuye n'ibibazo abitewe na Farida ko Farida yamusenyeye ibintu nk'ibyo ngira ngo mwahise mubyumva uyu mupapa rero yaje ngo tuganire ku bwakira kibazo n'ubundi cye na madamu we yamamaga yambwira ko yifuza kugira icyo abivugaho cyane ko yarashize n'igihe tutabonana tutaganira kandi koko byari nabyo kubera ko hafuzwe byinshi ntiyabasha kugira icyo abivugaho ariko igihe cyageze kugira ngo ubwe agire icyo abivugaho nk'umugabo ubwo rero niyo mpamvu turi kumwe nagira ngo mbanze mubasobanurire kugira ngo butaza kwibeshya cyangwa se mukamwitiranya n'undi muntu. Papa Uwase rero abantu tujya kuganira nabo hari abantu benshi bari bukurikire kino kiganiro bari bakuzi mu magambo ariko batarakubona urumva niba tuzi Mama Uwase na Papa Uwase ubwo duhise tukumenya. Hari abantu bagufashe mu buryo butari bwiza hari abagufashe mu buryo bwiza mbese buri muntu bitewe na story madamu we yaje kutuganiriza buri muntu afite uko yagiye agufata. Ntangira kukubaza madamu atubwira ibibazo afitanye nawe byo mu rugo. Yego. Atubwira ko hagati yanyu hari ikibazo ariko impamvu bitubwiye nuko uwaje hagati yanyu nari ntuye nziranye nawe ngewe yarabise ko tuziranye aza kubimbwira nk'umuntu ari gutakira ambwira ati nyamara kanaka nubwo muganira burya yarampemukiye urumva twaganiriye nk'abagore hari inama twamugiriye nyine ziraho ariko kubera ko twe tutaramenya umugabo we nta byinshi twavugaga gusa dukurikije ibyo yatubwiye nuko yarenganye twe twumva yararenganye nka Papa Uwase rero ko biri kose urabizi ibibazo biri mu rugo iwawe na madamu ntago ndi bujye kuvugaho byinshi kuko ibyinshi urabizi kuko biri iwawe hanyuma kumuca inyuma kumubabaza kumusebya kumusuzuguza ubwo ndi kubariza hamwe wowe uraza gufata umwanya udusobanurire yego uko bimeze nuko ubyumva kumubabaza kumusebya mu bagore bagenzi be kumusebya mu baturanyi mu nshuti ze kumwandagaza muri make ibyo bintu wabitewe n'iki wowe uradusobanura mu buryo wumva ushaka kudusobanuriramo ariko turifuza kumenya kugira ngo umugore umutera ku gahinda kose wa mugani aze kuri kamera avuga iby'urugo rwe urumva ko yarababaye turifuza kugira ngo tumenye Papa Uwase wabitewe n'iki byo byose. Urakoze cyane ariko burya ibintu byose biterwa n'uruhande umuntu abiboneramo. Yego. Ushobora kuza akavuga cyangwa se mukumva kiri aho ngaho biterwa n'uruhande twega abantu tuba tubibonemo. Yego. Birashoboka kandi bibaho ikiba kiri aho ngaho kitangaje cyane buri muntu bitewe n'akababaro ke n'agahinda ke. Yego. Hari ukuntu babigira ngo bikamurenga ariko kame mu buzima busanzwe kuri ngewe ntumva si ngombwa bati ngo naramubabaje kuko ndumva ntago yabigakwiriye pe
ku bwanjye ngewe papa Uwase urumva abantu bavuga byinshi ariko ibyo si na ngombwa kugira ngo twirwe tubyirukankamo tubigendemo cyane ariko urumva ntawe utakatababaye madamu wawe ufite agahinda Yesu arababaye hahandi hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ubona ababaye ukabura ikintu wamufasha oya bibaho kubabara ntago byanze kubera mbwira ati dufite abana bakuru abana bari kwiga yego dufite ubuzima turi kubamo ariko kubera kumuca inyuma reka nanamuvuge ni Farida okay kuba ufite urugo rwiza ufite umugore mwiza w'inzobe ufite abana beza yanyeretse n'amafoto yego kugira ngo uce umugore wawe nyuma ujye kwa Farida nawe turamuzi hari uburyo tumuzimo nawe turaza kumugarukaho ariko turifuza kubanza kumenya wowe na madamu okay byagenze gute kugira ngo umuce inyuma noneho umuce inyuma amenye ko wanateye n'inda numara gutera inda umutererane mbese ni ibintu wenda we hari yabikwibwira neza ariko nanjye ndi kubikubaza nkuko wabinyibwiriye ushobora guca umugore inyuma ariko sutera inda buriya uciye umugore inyuma ugatera inda nuko ntabwo bugiye inshuro imwe bugiye inshuro nyinshi birumvikana mama Uwase kuri kumubabaza oya bibaho ariko ndumva iyo ni vie prive ndumva ntabwo ari byiza kameme hari ibyo umuntu yaganira hari n'ibyo yavuga hari n'ibyo atagomba kuvuga iyo aba ari vie prive y'umuntu ku giti cye si ngombwa ngo abantu bose bamenye ukuntu biba byaragenze we nimba yaratinyutse akabivuga afite icyamubabaje kameme kugeza izi sange nk'umugabo nta cyambabaje kirimo ndumva nta nubwo nigeze ndengera kuri njye nta kibazo gihari hagati y'umudamu wanjye nta mutima mubi urimo pe mubanye neza ubu nta kibazo na gito kuba yaraje akavuga ibyo yumva niko yabyumvishe ku giti cye nta kibazo kirimo nta kibazo ufitanye nawe nta kibazo kirimo pe muri make niwe ufite ikibazo we ahubwo ikibazo afite yagakwiriye kuza akanganiriza nk'umugabo we ngo utaha gake gashoboka mu rugo niko bimeze abagabo uko dubayeho mu buzima busanzwe si ngombwa ngo buri munsi tujye dutaha mu rugo tuba dufite n'izindi nshingano ushobora kujya mu kazi bikaba ngombwa ko ugumayo ahubwo hari ukuntu umudamu aba ashaka kugira ngo ibintu byose abimenye kandi urabyumva neza cyane ntabwo ari byose ngo umugore abimenye ushobora kuba hari ibyiza ukora hari n'ibibi umuntu aba akora twese turi abantu ariko akenshi iyo usanze umugore ibintu byose ubimubwira akenshi ntabwo bikunze kuba byiza niyo mpamvu hari ibyo utamubwira birumvikana cyane ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose twebwe abagabo tujye tubibwira umugore ati byagenze gutya nanyweye ibi nari ibi tugomba kugira akandi kantu kari ku mpande kihariye kari professionnel ku buryo ngomba kuza inshingano z'urugo zose ndazikora yego noneho kubera ko mama Uwase adahari ntabwo ndi bubyibandeho cyane buriya bizaba byiza umunsi azaboneka mukabiganira twese turi kumwe kuko ndumva uri kubikwepa nta kibazo buri umunsi azaba hari nibwo tuzabiganiraho byimbitse turi kwihuta tugana kuri Farida njye natubwiye ko wafashe ibintu byo mu nzu ubwo njye ndi kuvuga mu ncamake ndakumva cyane kuko ndi kumva ko udashaka ko tubivugaho ariko ndagira ngo twumve naho uko byagenze bidusubiza uko ubibasha ibindi byimbitse madamu niwe tuzabiganira umunsi uzaboneka mwese muhari hanyuma yatubwiye ko wafashe ibintu byo mu nzu harimo televiziyo n'intebe ukabijyana kwa Farida kuko Farida yari afite akabari icyo gihe wafashe ibintu byo mu nzu intebe na televiziyo ngo uyijyana mu kabari ka Farida aratubwira ati n'umugabo noneho n'ibyo mu nzu yabifashe abijyana kwa Farida hanyuma ibyo bimeze bite byarabaye nabyo cyangwa nabwo hari ukundi kuntu uri buze kubigorora ndi kumva utuntu twose uri kugenda udusasira ni ukuvuga ati ukuntu biba bimeze akenshi umuntu amaze kubona ko uwo bari kumwe cyangwa se uwo bahanganye reka bari ko mbivuga akenshi amakosa agenda akora iki ayamushira kugira ngo agaragare neza mu bandi byari kuba byiza tuza kuba twese turi kumwe n'ubwo hanyuma yatubwiye ko wafashe ibikoresho byo mu nzu ukabigurisha byo byagenze gute kugira ngo ufate ibikoresho byo mu nzu nako ntabwo wabigurishije ngo wabihaye Farida ibyo bibaho ni ukuvuga ati muri system ukuntu biba byubatse muri system ukuntu biba byubatse hari ukuntu mwamubayeho mu nzu umugore n'umugabo yego kame mukareba ibintu ati ibi bintu dushobora guhindura abiza abagore bakunda utuntu twinshi yego yumvaga ko ntagura ibindi bikaza bisanga ibyo ariko ibintu bya gaspillage ntabwo ari uko twege twakuze ibyo bintu nabifashe koko ndabitanga narabitanze televiziyo warayitanze narayitanze n'irebe naratanze uza Farida ndazimuha hanyuma se hari ibindi wasize mu nzu base naraguze n'ibindi nakuvuga ati byavuyemo hajyamo ibindi oya se kandi niyo mpamvu ngiye nyavuga ko kuganiriza umuntu ari umwe bigora
bigora gute kandi kuguha amakuru? we yaraje atubwira ko wabifashe ukabijyana nta kindi nta na parasitike iri mu nzu. Oya nibyo niko agomba we gukora iki kwidefanda, agomba kukwereka ko nukuvuga ngo televiziyo warayitwaye ushyiramo indi. nabikuyemo byose nigizayo nzana ibindi bishyashya kandi puse narazinduye, ari puse n'ubanza na puse nini intebe nzana zigezweho. Mu by'ukuri umugore wanjye nta kibazo araryoshye, nta kibazo pe. Ubwo nibyo nukuvuga hano turemera ibyo tubwiye niko bimeze, kubera ko nyir'ubwite adahari ntago turi bukuburanye ariko ubwo nawe umunsi azaboneka nawe bizaba byiza, ubundi naba hari nawe muri kumwe, ubundi nibwo kuri kugaragara. Twakomeje hanyuma wowe na Farida rero, ubwo madamu wawe twabaye tumuvuyeho, tuzamuganiraho neza nawe ahari kugira ngo, kuko ndabizi ko ahari ababaye kandi ababajwe n'ibyo byose, nubwo hari uburyo uri kubitubwira bitandukanye nuko wabitubwiye, ariko ubwo hari impamvu. Hanyuma tugaruke kuri Farida. Farida ni umumama, aratwite nibyo kandi ni byiza, arenda kubyara ni byiza. Hanyuma yatuganirije story yawe nawe, yego, uburyo mwahuye n'uburyo ibyo byose byabaye. Hanyuma hagati yawe na Farida mubanye muti? Urumva umugore wawe kutubwira we ko mubanye neza nta kibazo. Hanyuma wowe na Farida hagati yanyu mubanye mute nk'umuntu? Ese uremera koko kuri mwana ari uwawe cyangwa ntumwemera? Ko Farida watubwira ko ari uwawe, ese wowe uramwemera? Ntabwo ngiye mwanze. Farida nawe ni umugore wanjye. Ubwo ufite abagore babiri? Birumvikana kamere, nimba umuntu agutwitiye ubizi neza nawe abizi neza, ndumva atari ngombwa mvuga ati ngo ntago anwitiye cyangwa ntago ari umugore wanjye. Urumva kamere birasaba kubaho nibura ushobora kuba urwaye mu mutwe kugira ngo ibyo bintu byihakane. Yarananwitiye pe, nta kibazo. Uramwemera ko ari umugore wa kabiri? Byemera cyane, mwitiye n'umwana w'umukobwa, urumva birumvikana cyane. Uvuze umwana w'umukobwa ni kuko madamu we yabimbwiye ati atatwite n'umukobwa, ati kandi uriya mugabo abambwira ngo impamvu kamufata neza ngo nuko atwite umukobwa. Umva ntiryashya ririza, abizi by'abagore ni birebire cyane kandi nizere ko kameme nawe ubizi cyane. Yego. Hanyuma rero umubano wawe na Farida, urumva ufite umugore mubana, Farida afite ubuzima abayeho hanze, uko biri kose wenda mufite uko muhura mugahuza ku byo akeneye. Hanyuma nk'umugabo ufite urugo n'abana bakuru, ukaba uzi ko ufite undi muntu inyuma w'umugore wa kabiri, uzajera gute izo ngo uko ari ebyiri? Hari igihe ubundi hari ukuntu bijya bigenda, hari igihe umwe abigenderamo hagati y'abagore uko ari babiri, hari igihe umwe abigenderamo hagatoneshwa undi. Ibyo bintu uzabijera gute niba wemera ko ufite abagore babiri? Birumvikana uvuga ati iyo umugabo agiye gufata umwanzuro awufata ari ibintu yakoze iki, yateguye. Yego. Aba bagabo bose ubona hanze cyangwa abo wumva nanjye turi kumwe hano amaso ku maso, ntabwo ari ibintu byabuze ati byangwiririye, oya, ni ibintu biba byarateguwe. Ni ukuvuga ati kuba nagize deuxième bureau birumvikana cyane. Deuxième bureau? Kuba nagize deuxième bureau uzanagira kuba nagize deuxième bureau birumvikana cyane. Kuvuga ati urugo rwa mbere mfite ibyo ndugenera, n'urugo rwa kabiri narwo ngakora iki, nkagirirwa narwo ngomba kurugenera. Ndumva hagati aho ngaho nta kibazo, kuri njye ndumva nta kibazo byanatera, nta n'ikibazo kirimo pe. Ntago habaho kurobanura? Oya, narobanura gute kandi bose ari abagore? Bose ni abagore banjye kameme. Hari igihe habaho umutoneshwa kurusha undi? Oya, ibyo cyane cyane nk'uwo nguwo utwite akeneye keya nyinshi. Ni ukuvuga ati ukuntu bimeze, tutirengagije ukuntu ubuzima tubayemo muri ubuzima bwa buri munsi. Buri muntu agira umwanya we. Nimba twite, iyo keya agomba gukora iki, kwihabwa nk'umuntu, nk'umubyeyi utwite. Kunyumva neza? Uriya nawe agomba guhabwa keya ye y'umumama, nawe nyiri urugo mukuru usanzwe afite inshingano ze n'abana be mu rugo. Urumva kameme nawe birumvikana, umuntu utwite n'udatwite ntabwo abafata kimwe. Ngomba kuyegera uriya utwite gake gake, nura wundi usanzwe mu rugo premier bureau aribyo nagusobanuriraga, urafite inshingano ze zo biba byararangiye. Yego. Hanyuma mu bijyanye no kubana nabo, uwo muzabana, kubera ko madamu yambwiye ko akubona agake gashoboka kandi agakeka ko buri kwa Farida kandi biranumvikana. Niba uzi ko umugabo wawe afite undi mugore yitaho, ntatahe rimwe ntataye kabiri avuga ati buriya ari kwa kanaka. Hanyuma waza kwa madamu wa Farida nawe akazavuga ati yasubiye ku mugore mukuru, bimeze gute? Hanyuma uzajira gute aho kuba, cyangwa
niwo ufite uko uzabigenza hagati yabo uko ari babiri. Okay, birumvikana no kuvuga ati iyo ari principe y'abagabo. Kuba najera kwa Farida, najera kwa madame, ibyo byose urumva ngiye biturukaho. Yego. Akenshi na mbere yaho kose naragendaga n'ubundi kubera akazi iminsi 2, iminsi 3 natari mu rugo, ibintu nk'ibyo. Urumva kuva rero yamenya ko siga mfite undi mugore hanze. Yego. Naba ndi president ndi kwa Farida, we nagwa byemera. Naba ndi mu kazi nabwo nagwa byemera. Yumva ko inshuro zose mbuze uri kwa Farida. Ndi kwa Farida. Ariko nabyo nagwa mbihakanye pe. Ikintu kintunguye nukuntu uri kumwita umugore wawe. Oya kameme impamvu mwita umugore wanjye. Si kuvuga ngo abo umugore wundi aruko bakoze ubukwe cyangwa baciye mu murenge. Burya umuntu amaze kukwemerera cyangwa akabikwereka ko agutwitiye. Ndumva nta kindi kintu cyaba kiraho ngaho cyatuma buriya iyo wita umuntu umugore wawe hari ukuntu umuntu mwita ko ari sheri, buriya sheri n'umugore biba bitandukanye, ariko iyo wita umuntu umugore wawe cyangwa umugabo wanjye aba ari wa muntu ukunda nyine nyine umugore wawe nyine. Oya suko ngo sinzi ukuntu nabivuga. Nukuvuga ati nge numvaga wenda umugore wawe uri yamukura, ariko Farida wenda ari umuntu nyine mwageze gutya mukieranja bikaba ngombwa ko nta kundi mwabigenza, ko mugomba kurera umwana uzamufashiriza hanze. Nuko buryo nge nabyumvaga, ariko urumva ko wowe umufata nk'umugore wawe wa kabiri. Okay. Nukuvuga ati rero hari by'abantu batajya bakora iki bajya bikomplikamo. Kuvuga ati iyo umuntu arangije kwitwa umugore ni iki? Umugore ni umuntu wageze igihe cyo kubyara no gusama. Yego. Nagakwiriye kumwita sheri nibyo, ariko kano kanya bira bikora inkunda rubyino. Ndi umuntu w'umugabo wubatse. Farida si umwana, ni umuntu mukuru nawe, urumva? Ndahera ni n'umudamu mwiza, ntabwo ari ngombwa kumwita sheri. Sheri ni ziramvugo ziri hanze aho ngaho z'inkunda rubyino. Nawe hari wamubaza yabikubwira, mfata nk'umudamu wanjye. Yego. Hanyuma ko utari waraje mbere, nashaka kubaza, urumva tumaze gukora ibiganiro nka 4 cyangwa 5 na madamu wawe atubwira kuri icyo kibazo cyawe cyo mu rugo iwawe, ndetse akazamo na Farida, ariko mwaka nimero zawe kugira ngo nzakuvugishe ngusabe ko twazabiganira, kubera yambwiye ati ndashaka kuzamuhamagara kuko njyewe ntago yambwiye ko utamwemerera amanimero zawe ngo nzakuvugisha. Ndaguhamagara icyo gihe sinzi ko byagenze, ntago byakunze, ariko wabonaga udashaka kuza kubivugaho mbere. None ku cy'uyu munsi aribwo wahisemo kumbwira ati ndashaka ko tuganira, noneho nukuvuga ati za gahunda noneho nabyemeye. Mbere wari warabyanze kuza ubona uri kubihunga, umbwira impamvu nyine zitarangira, none uyu munsi kuki ari wifuje ko tuganira kuri kino kibazo. Okay, urakoze cyane. Ntabwo byagakwiriye kuba ndi hano kwere imbere ya kamera. Nta mpamvu zari zirimo, ariko bitewe n'amagambo uri kugenda numva buri muntu wese avuga uko abyumva. Ngo bati muri absence yanjye mu gihe natari mari, abenshi bakomeje gukora iki kugaragara bavuga ibyo bumva, ibyo bashatse. Urabizi umuntu avuga uko ashaka bitewe n'inyungu ashakamo. Urabizi ibintu by'iki gihe byarahindutse, umuntu aza kuvuga ikintu bitewe n'inyungu agushakamo. Ariko bitewe n'amagambo ngera numva bavuga gutya, niyo mpamvu byabaye ngombwa ko ngaragara. Nihe mpamvu yatumye uza kuri uyu munsi ukaba ari bwuza kuvuga ku bijyanye na gahunda y'urugo rwawe utaje mbere? Ndababa mbese sinzi ko nagusobanurira, ari umuntu mukuru kameme urabyumva. Byarambabaje na n'ubwo biracyambabaje cyane kubona numva umuntu nk'umutinganyi nk'uriya ushobora kuza akiproclama akavuga ati ngewe arashaka gufasha runaka. Nta kuntu yafasha umugore wanjye ngewe mari. Umutinganyi nuze Kayusi se? Njya numva ngo niko bamwita, ariko simuzi neza nimba ari byo. Nase nibyo byakubabaje? Byarambabaje cyane. Nta kuntu umuntu nk'ure yaza agafata responsabilité mari. Nicyo cyakubabaje, nicyo kikuzanye? Nicyo cyambabaje. Ubu ntago nagakwiriye kuba naraje hano kuri kamera. Kuki utari kuza se kandi twarabyifuje ko uza ukanabyanga? Oya birane naraberekeye umugore ageza cyifuzo cye akigaragaze, ariko kuva byabaye ngombwa ko hagaragara muri amuntu nisanzwe nzi ko ari umutinganyi, akaza akiproclama akavuga ati ngewe ndashaka gufasha umwana w'umukobwa cyangwa se umugore gutya na gutya, kandi mari yavuze kanamukunda ariko kumukunda ega birashoboka kamwereke ko ngo babana. Iyo umuntu amaze kwiyubakira umugore atangiye gusa neza amwitaho, ndetse sinzi ko nabikubyina. Iyo urimo kwita ku mugore wawe arya anywa agasa neza, buri muntu wese uri hanze irarira amufata aramwifuza akamwifuza. Ubwo byabaye ngombwa n'ubwo ati muri absence yanjye yashatse guprofita.
niyo mpamvu ubona ngaragaye hano kuri kamera kugira ngo uje kwiyama sinshaka no kuzongera no kumwumva sinzi n'ukuntu nabikubwira muhaye gasopo n'ahantu hose ari bivuze ikintu gitumye uza kuri kamera mpamagara umbwira ko ushaka ko tuganira kuri cya kibazo no kubabonye ko Kayusi yaganiriye na Farida uwo nguwo Kayusi sinshaka no kumuvuga Imana imbabarire cyane urabyumva nawe Kameme Imana imbabarire cyane sinshaka no kumwumva cyangwa no kumumenya ndamwiyamye cyane umubwira ati burya aho abagabo baganiye n'abo bahurira urumva ni ukuvuga ati rero isezerano ryanjye nawe tugomba kugirana nawe ndamwiyamye ku mugore wanjye uriya ni umudamu wanjye kandi agomba no kubyubaha reka twiganire ku musozi gira ijambo ubwira Farida Farida ndamukunda mu buzima busanzwe narabizi mbo kuba numva bavuga amagambo menshi gutya na gutya arabizi ukuntu twahuye twagiranye ibiganiro birebire cyane no kujya kwemera kwitwa mama w'umwana urumva twaraganire cyane ndanamukunda cyane narabizi cyane ndumva rero yakwirinda ari amagambo y'abantu baza bitwaze icyo bari cyo icyo bashobora gukora icyo bashobora kumufasha urumva nukuvuga ati ubwiza bwe nibwo gutuma bari abantu bose bagenda bamurangara bamwirukanga inyuma niba buri ibintu bamuganiriza bimuca intege ariko kuri njye yaranzi cyane namutima ngo pe hari ibyo wabwira madamu se we cyangwa madamu we ndumva bose niba madamu Kameme nakomeje nereka mbikubwira ariko madamu we nta kindi warenza bose niba madamu we urumva nani bigira kuri situation ze nta kibazo ariko kano kanya turi kuri Farida yego reka dusoreze hano abantu mwe mufite amatsiko kureba papa wase mwumvise ikiganiro tugiranye hari ibyo yanze ko tuganira biganisha ku mudamu kuko cyane cyane akadahari buriye umuntu adahari umuntu avuga ibyo ashaka ariko nagusabaga reka nsuze mbigusaba ubinyemerere nzamuvugishe ngewe ubutaha tuzaganire turi kumwe wowe nawe yewe nande na mama wase nta kibazo kubera ko buriya afite ibye ukagira ibyawe cyane ko nibyo tubwiye bitandukanye nibyo watubwira kandi uriya mubyeyi uba ubona ababaye rero nifuzaga ko wazaduha umwanya tukazaganira nawe nkaguhamagara nawe nkamuhamagara simbizi nimba muzamure kumwe ariko yambwiye ko ari byo byaba byiza hanyuma ukumva ikiganiro cye ushaka no kumva byoroshye kandi ari ikibazo cyaba kimuremereye ubinyemereye twazashaka undi munsi tukazaganira nawe ngewe nawe kugira ngo nawe wamugane niba ari n'ibintu byoroshye aruhuka umutima yiyakire nyine hakiri kare urakoze cyane uvuga ati se we arabyifuza arabishaka we yarambwiye ngo nzaguhamagare nuko nyine nawe wakomeje nkwepa birangira gutyo reka dusoreze hano ubwo ubutaha tuzavugisha uriya mama wase nibikunda tuganire tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha urakoze cyane